baha message mfite yego nuko Imana ije kubamanura kuko kumva bwo banze kumva biringiye amafaranga biringiye imitamenwa bazamuye ifatiro zabo zirasenyutse. Hanyuma ibyo tugiye kuvuga nubwo biteye ubwoba ndagira ngo mbanze nkomeze umuntu wavuganye n'Imana cyangwa se akaba yarahamagawe akeneye kumenya ukuri. Uhumure aho waba uri hose, ibimenyetso tugiye gutanga Yesu afite imbaraga zo kugukura aho hantu akagushyira mu mugabane ukomeye w'abana b'Imana. Abantu se bamwe bafite gushidikanye se twamenya gute isengero zikora n'Imana, se twamenya gute isengero z'ukuri, se twamenya gute abakozi b'Imana? Turabanza tuvuga uburyo butatu iyo myuka ikoramo. Icya mbere, umwuka wa Illuminati ukorana n'isengero zivuga ku mafaranga gusa, ubukire, ubutunzi, amazu meza, amamodoka meza, imyambaro myiza, kurya neza, kurara heza, kubana n'abantu beza gusa bafite amafaranga. Bimwe mu bintu Illuminati ifite mwimbaraga ni ikintu cyitwa ubutunzi. Umushumba rero wese ukorana wamaze kwinjira muri uwo mwuka wa Illuminati ntashobora kuvuga ijambo ryitwa ubugingo imbere y'abakristo. Ahera saa 3 za mu gitondo avuga ku butunzi kugeza igihe iteraniro rirangiriye. Nubona umuntu uguhagarara imbere kuva mu gitondo kugeza igihe aviriye ku ruhimba atavuze ijambo ryitwa ubugingo, tangira kugira amakenga, tangira kwitonda, tangira gusenga. Uwo nabakorana n'isengero zikorana na Illuminati, kuko bimwe mu bintu Satani akoresha muri Illuminati ni ukukwirakwiza ikintu cyitwa gukundisha abantu isi. Akubwira ko ubohowe wakira amafaranga gusa, akubwira ko ubohorewe ibyawe gusa, akubwira ko ubohorewe imodoka gusa. Ibene izo sengero uzazisangamo abakobwa barara mu mabuwate mu gitondo bakazinduka bajya aho ngaho, ntibanahava. Abo ni abaprotokole bagizwe abadiyakoni. Urakoze mukozi w'Imana. Tugana ku musozo w'ikiganiro, wagira inama abantu bayoboye amatorero, wagira inama abantu basengera muri izi sengero wavuze atari iz'ukuri, abantu bari muri za sengero twavuze zitabigisha iby'ubugingo, zitihanisha ibyaha. Yego. Icya mbere nabagiriye inama ko uyu muntu witwa umunyabugingo ukimara kumva ibintu ubwiye, sohoka muri buriya bakarudaya. Shaka ahantu hari inyigisho nzima, shaka abakozi b'Imana b'ukuri barahari, shaka abapastori b'ukuri barahari bakwigisha ijambo ry'Imana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mu bisanzwe muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda turasuje, abari mu Burundi, mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda, tubabwira ngo Imana iba mugisha kubwo guhitamo ibiganiro byacu. Abari muri Amerika turabasuhuje, abari muri Europe turabasuhuje, abari muri Asia turabasuhuje, abari muri Australia turabasuhuje, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha mu nshuti zacu tuhari ku bwanyu. Imana iba mugisha. Commentaire zanyu turazikeneye, cya comment turazikeneye, yaba izitunenga yaba izitugira inama, izo zose turazikeneye. Imana ibaho umugisha. Rero nkuko mubona kuri kamera ya Gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, ariko none ngo no gusenga uzaneshwa. Kuko mubona kuri kamera ya Gusenga yewe turi kumwe n'umutumirwa wacu. Watangira wibwira abantu. Mumaze kumenyera kandi natwe turashima Imana ko tuhageze amahoro. Ni Evode, ndumwe mu bagabo Imana yahaye impano zayo nyinshi, yagiriye ubuntu kubw'ubuntu bwayo, ijya imishurira. Hanyuma ndumva imyirondoro yanjye niyo. Imana iduhana umugisha. Urakoze. Watangira usenga Imana. Data turagushimiye kubera ko ari wowe wo gushimwa, nta yindi Imana ihwanye nawe, nta wundi uriho, nta n'uzahoraho. Iteka ryose ni wowe uzahoraho.
hanyuma turasenze kugira ngo iki kiganiro kigire imbaraga mu buryo bw'umwuka, abantu bagira ahantu bava bagire n'ahandi bajya, imbaraga zikomeye z'Imana zibane natwe muri iki kiganiro. Ubwami bwose bw'umwijima turabuneterarije, ibirere by'Abamedi n'Abaperesi turabifata mpiri, dukubise hasi ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana, kandi dufashe imyuka mibi izerera ku mbuga nkoranyambaga ngo iyobye umugambi w'Imana. Dusabye twizeye ko Umwuka Wera nk'umufasha muri iki cyumweru cya Pentecote turimo adufasha no muri iki kiganiro, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Mukozi w'Imana turakwakiriye. Murakoze cyane. Muri iyi minsi hariho inyigisho nyinshi zitandukanye, haba mu nsengero, haba ku mashusho media, kuri amantuze nkoranyambaga, hari inyigisho nyinshi cyane zitandukanye. Abantu se bamwe bafite gushidikanye, se twamenya gute insengero zikora n'Imana, se twamenya gute insengero z'ukuri, se twamenya gute abakozi b'Imana? Rero nk'umukozi w'Imana wahamagawe n'Imana, wumvise iby'Imana, Imana ivugana nawe guhamagara mu murimo w'Imana, ese ikintu cyatwereka abakozi b'Imana, abakoreshwa n'Imana, kuko hariho ibisa no gukoreshwa n'Imana ariko atari Imana irimo irabakoresha, bifite ishusho, kuko Pawulo yavuze ngo byose birera ariko byose n'amata. Ese ikintu cyatugaragariza yuko abantu ari abakozi b'Imana kuko bahamagawe, canke ko izi senge ari z'ukuri niki? Reka tubanze dushimira abantu badukurikiye, kandi tubasaba ko kugira ngo muri iki kiganiro abafite za Bibiliya bazegeze hafi yabo, kuko ni ikiganiro kirahishura amabanga akomeye ya Satani abantu batari bazi. Ikibazo cyawe ubajije ni cyiza cyane kandi kirimo ubuhanga bwinshi. Ndatekereza ko ni n'abanyamakuru bakeya bari kubaza bene iki kibazo, kuko hari ibyo batahishuriwe, hari n'ibyo batari kubasha kumenya. Ariko wowe kuko ukorana n'Imana nawe kandi ukaba uri n'umwigisha w'ijambo ry'Imana, twibutsa abantu kuri n'umukozi w'Imana, ubajije ikibazo kijyanye n'ibyo ubona kandi bikwiriye gusobanuka. So uragira uti twamenya gute, abantu bamenya gute insengero ziri gukorana na Satani n'iziri gukorana n'Imana? Reka tubanze duhumuriza abantu, tuvuge ko kugeza kuri izi saha Imana ibereye maso umunyabugingo ahantu ari ahariho hose. Amen. Hanyuma ibyo tugiye kuvuga nubwo biteye ubwoba, ndagira ngo mbanze nkomeze umuntu wavuganye n'Imana, cyangwa se akaba yarahamagawe akeneye kumenya ukuri. Uhumure aho waba uri hose, ibimenyetso tugiye gutanga, Yesu afite imbaraga zo kugukura aho hantu akagushyira mu mugabane ukomeye w'abana b'Imana. Kuko ubundi bene izo nsengero ziri mu buryo butatu, turabanza tuvuga uburyo butatu iyo myuka ikoramo. Icya mbere, umwuka wa Illuminati ukorana n'isengero zivuga ku mafaranga gusa, ubukire, ubutunzi, amazu meza, amamodoka meza, imyambaro myiza, kurya neza, kurara heza, kubana n'abantu beza gusa bafite amafaranga. Kuko bimwe mu bintu Illuminati ifite mw'imbaraga ni ikintu cyitwa ubutunzi. Umushumba rero wese ukorana, wamaze kwinjira muri uwo mwuka wa Illuminati, ntashobora kuvuga ijambo ryitwa ubugingo imbere y'abakristo. Ahera saa 3 za mu gitondo avuga ku butunzi kugeza igihe iteraniro rirangiriye. Nubona umuntu uguhagarara imbere kuva mu gitondo kugeza igihe aviriye ku ruhimbi atavuze ijambo ryitwa ubugingo, tangira kugira amakenga, tangira kwitonda, tangira gusenga.
uwo ni abakorana n'insengero zikorana na eliminati, kuko bimwe mu bintu satani akoresha muri eliminati ni ukukwirakwiza ikintu cyitwa gukundisha abantu isi. Ariko umwuka w'ubugingo icyazanye Kristo ngo ni ukugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Rero ikimenyetso cya mbere gikomeye ni umuntu wigisha ku butunzi gusa, nta jambo ryo kwihana wamwumvamo, kandi Yesu yaje gukura abantu mu mwijima abashyira mu mucyo. Nta jambo ribohora abantu ibyaha, akubwira ko ubohowe wakira amafaranga gusa, akubwira ko ubohorewe ibyawe gusa, akubwira ko ubohorewe imodoka gusa. Bene izo sengero uzazisangamo abakobwa barara mu mabuwate mu gitondo bakazinduka bajya aho ngaho, ntibanahava. Abo ni abaprotokole bagizwe abadiyakoni. Hanyuma rero urusengero rw'iwanyu niba rutavuga kwihana, rukaba rutavuga ijuru, ubugingo, menya kuko uyoboye nawe yatakaje ubugingo, yamaze kwinjira muri iyo myuka y'aba eliminati. ni ukuvuga ngo umuntu ari muri urwo rusengero uvuze, yego, arusohokemo aje aho bababwira ubugingo, mene magambo biravuze ngo nasenge nawe noneho. Kuko ibi tuvuga si ukugumura abakristo, oya, si no gusenya insengero z'ibyo abantu bubatse. Ariko uwo muntu umaze ukwezi atabwirwa kwihana, atabwirwa ubugingo, akaba ashaka kujya mu ijuru, nasohoka aho hantu kabisa, nave muri uriya bakarudayi, nave mu bigirwamana byo kwatera. kuko mu yandi magambo icyo numvamo, mu yandi magambo ijuru azaryumva nk'amatangazo, azaryumva nk'amatangazo. Tubaye tumuburiye hakiri kare, tubaye tumubwiye ibi ngibi, kandi dushize amanga, kuko ndabizi ko bazantera amabuye ba nyirabyo. yego, ndabizi ko bafite n'ubushobozi bwo guhiga umuntu cyangwa se no kumugirira nabi. Ariko mbivuze mpagaze mu mwuka w'Imana. Imana itandekuriye mu maboko yanyu, ntacyo muzantwara. Uyu muntu rero, hari umuntu nanone dushaka kuvuga ngo sohoka, ariko n'ubundi atari kujya mu ijuru, atari kujya mu ijuru. we avuga ati jewe naje ku Mana nyeneye amafaranga. None rero abantu bampa amafaranga nibashaka babe bagikuzima, ibyo birabareba. Nibashaka babe bajya muri ati ibyo ntibindeba. Uwo rero nago tumubwiye ngo asohoka aho ngaho, naguma aho ngaho arindira umuriro w'iteka kabisa. Ku munsi w'amateka azashyana n'uwo yita umushumba we. Ariko umuntu uvuga ati jewe ndumva ashaka kuzajya mu ijuru, abo ni bamwe Yesu yavuze ngo intama zanjye zizi ijwi ryanjye, iyo nzihamagaye ziritaba, nanjye iyo zimpamagaye nditaba. Kandi niri nijwi rya Yesu. Abantu nibave mu rungabanga. Uwo muntu rero uvuga ati je ndi kujya mu ijuru, sohokamo aho ngaho muri buriya bakarudayi. Ikintu cyitwa urusengero rw'Imana habamo ibintu bibiri iyo ari urusengero nyakuri. Ubwo turaza gusohoka tuvuga insengero nyakuri, ibintu bitanu biranga insengero nyakuri. Maze kuvuga bibiri biranga insengero zikorana n'imyuka ya eliminati. Ngiye gukurikiza icya gatatu cya karundura. Muri urwo rusengero ntibajya bigisha ijambo na gatoya ngo bavuge bati mureke twature mbere kuvugana n'Imana. Bahita baza bati ubuhanuzi akiri ibyawe. Ndagira ngo ngutangarize, Yesu yaravuze ngo sinafata ibyo kurya by'abana banjye ngo mbigaburire imbwa. Uzakira ibisa n'ubutunzi, ariko si ubutunzi Yesu atanga. Uzakira ibivuye mu birere byabo by'iyo myuka biri connected na Satani, kuko nawe afite kuyobya, afite amacabiranya. Satani nawe buriya kubera ko Imana yamujugunye mu isi, ajya agira ububasha bwo guhesha abantu ubutunzi, ariko butaramba, butarimo umugisha,
kuko umugisha ni kimwe n'ubutunzi ni ikindi, kandi ubutunzi si bwo mugisha. Umugisha wa mbere Imana itanga ni amahoro. Niba ufite amafaranga nta mahoro uyafitiyemo, ukaba wumva ngo ayo mafaranga wayakuye ku Mana, ntabwo wayakuye ku Mana. Umugisha Imana itanga ntiyongeraho umubabaro. Umuntu utunze amafaranga Imana yamuhaye, araryama agasi, agafasha imfubyi n'abapfakazi, akagaburira abashonje, kandi akumva afite n'ijuru muri we. Ariko niba warasengeye ugahabwa ubutunzi, ukaba urara urota inzoka, urara bakwirukankana, iyo myuka irara ikwirukankana, ibyo bintu wariye uzabiruka. Icyo ni ikimenyetso gikomeye simusiga. Urusengero rwose rutatuza abantu ntabwo ruri kujya mu ijuru. Ukiri naho umukozi w'Imana Yohane atangiza ubutumwa bwiza, yego, yaje abwira abantu ati mwihane, ndijwi ry'urangurira mu butayu, ati mwihane, mugorore, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bubegereye, buri hafi. Yesu atangiza ministeri nawe atangiza ubutumwa, yaje abwira abantu ati mwihane ibyaha. Nubwo butumwa bukuri, ubutumwa bukuri bwo kwihana abantu ntibabushaka, ntibabushaka kuko Pawulo yavuze ngo mu gihe cy'iminsi y'imperuka hazaza ngo abigisha bahuje n'irari. Yarabanje aravuga ngo amatwi azaba barya abantu, amatwi azaba barya, nuvuga ibi amatwi azarya abantu, nuvuga ibyaha amatwi arabarya, abashumba amatwi abarya, bamwe bari kujya pfiriya, abahanuzi bari kujya pfiriya amatwi abarya. Umuvuga butumwa w'inshuti yanjye amaze iminsi amubuhamya twaraganiriye, hambwira ukuntu bamurogeye ku ruhimbi Mama Lionel. None se wagira ngo yarozwe n'abandi? Nuko hari ibintu yari arimo amenagura, babona arimo arasenya yabihiritse, bati tukaguha ji irimo akana. Rero ngo amatwi azaba barya nicyo waruvuze, ngo bazigwiriza abigisha bajyanye n'irari ryabo. Rero nibo bagwiriye. Ubu hariho insengero zishyura abantu, babaha amafaranga kugira ngo bakunde baze basenge. Ariko se mbaye mbaburiye hakiri kare. Hanyuma mu by'ukuri insengero z'ibinyoma zirangwa n'inyigisho z'ibinyoma, zirangwa n'inyigisho zitihanisha ibyaha, zirangwa n'inyigisho zitabwira abantu ubugingo, zirangwa n'inyigisho zo gucanganyukisha abantu gusa, hamwe utaha ibintu byakuvangavanze, zirangwa n'isaku nyinshi gusa, nta jambo rihaba. Mukozi w'Imana ukiri ngaho, ese aya mavuta muri izi nsengero duratuma ngo basiga abantu, aya mavuta yoyo urayavugaho iki? Ko bagendera mu cyanditswe mu rwandiko rwa Yakobo bavuze ngo niba ngo hari abantu bagwaye ngo mutume ko abantu zo ngo mubasiga amavuta. Ese aya mavuta urayavugaho iki? Aya mavuta na mavuta yo gusenga cyangwa na mavuta yo mu buryo bwo mu mwuka, cyangwa na mavuta nkaya yantuze ya gikotero umuntu aza cyangwa erayo umuntu agira afata akamena abantu cyangwa akabasiga, bivuga iki ko aya mavuta? Aya mavuta rero mukuri hari amavuta y'Imana. Ayo mavuta y'Imana niyo ngiye kubanza gusobanura. Amavuta y'Imana ni amavuta uhabwa n'umwuka wera. Umwuka wera w'Imana akakuzaho. Yohana 14:15 ni munkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, ngo kandi niwe mwuka w'ukuri, ngo wazabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye, ngo kandi ngo ntibishoboka ko abisi bamuhabwa. Iryo aho niho ngiye gutinda. Amavuta y'umwuka wera ni amavuta kuzaho nta kindi kimenyetso ukorewe na kimwe, akakubohora, akaguha ubuzima, akaguha ubwiza, akaguha igikundiro, akaguha imbaraga, akagukuraho abadayimoni, akagukuraho imyuka mibi, akagukuraho imivumo na za karande. Ayo mavuta y'umwuka wera ni nayo mavuta ya mbere number 1
andi mavuta rero ni amavuta, ubwo ndi kuvuga amavuta yemewe, kugira ngo andi babasiga bakuye ahandi hantu mujye muyashidikanyaho. Pasiteri wawe nakubwira ngo reka dusenga ntuhabwe amavuta y'umwuka wera, ni ukuri irambya hasi, emera ukorana amasengesho nawe. Andi mavuta ni amavuta twimikisha abashumba. Iyo dusengera abashumba natwe niyo twasutsweho, ni amavuta aturuka muri Isiraheli, amavuta ya Elayo. Ngira ngo abantu benshi barayaza ayo ngayo, hari abayarya, hari abayasiga abana, avura ibintu byinshi. Amavuta ya Elayo, aya mavuta ya Elayo butike zitandukanye zirayacuruza. Aya mavuta aremewe, ariko ikibazo kirimo niki, nanone aya mavuta kuyasigwa n'umuntu ufite wa mwuka wera, ibyo ari kwatura biherekezwa n'umwuka wera, n'aya mavuta Elayo agakora akazi kayo. Ariko umuntu ukorana na za mbaraga twavuze, nawe iyo yaguze muri butike ahantu runaka, arayazana akayacisha mu mitongero yabo y'abadayimoni. Uko iby'abanyamwuka biherekezwa n'umwuka, ni nako iby'abasataniste biherekezwa n'imyuka ya Satani. Birasaba iki rero? Wabwirwa n'iki uyagusize biherekezwa n'umwuka wera n'uyagusize biherekezwa n'umwuka uri sataniste? Ubundi iyo ari umwuka wera, aya mavuta ukayasigwa, nawe wumva wakiriye ibintu bishya mu mutima wawe, ukumva habaye impinduka. Niba hari ibyaha byari byarakubase, ibyaha birakurekura. Niba hari ibintu wumvaga mu mutima bigucira urubanza, wumva amahoro y'Imana yinjiye muri wowe. Ayo ni amavuta aherekejwe n'umwuka wera w'Imana. Hanyuma abayasiga rero bagiye kuyatongera mu bindi no kuyamurikira ibindi bigirwamana byabo. Ikimenyetso kibikubwira niki? Nuko iyo bayagusiga, ibintu byawe byose wari waratinye ibyaha, utangira gutinyuka ibyaha. Niba watinyaga ubusambanyi, noneho urabwataka. Niba watinyaga no kujya mu bapfumu, noneho utangira kujya mu bapfumu. Utangira kubona utakaza inshuti zisenga, ukakira inshuti zidasenga, kubera ko wamaze kwakira ubundi bwami ku ruhanga rwawe. Noneho ya myuka iri sataniste nayo igatangira kuba connected nawe. Ya myuka iri connected nawe igatangira kukonekta n'abantu bakora ibyaha, ugatangira kubona uragira inshuti gusa ziryarya zibeshya z'abapagani. Cya gikundiro cy'abanyamwuka kikuvaho, icy'abanyamubiri n'abakora ibyaha kikaba aricyo kikuzaho. Ayo ni amavuta yatongerewe n'imyuka ya Satani. Twahagurukiye kubivuga uko biri, benshi bari barabitinye, ariko turabivuga uko biri, kugira ngo buri kimenyetso kiri umukozi w'Imana kubugaragariza abano bantu basigwa aya mavuta. Ikizaba kwereka ntabwo bahinduka. Yego, uzasanga bafite amakamere, uzasanga bafite ubugome, abivuze cyane. Ntabwo bahinduka bano bantu bitwa bari mu nsengero birirwa guhera ku wa mbere, ariko ntibahinduka. Ubutumwa rero bwiza budahindura umuntu ntacyo bumaze, ubwo ntabwo ubutumwa bwiza. Ikizakwereka yuko abantu basugwaye amavuta, ibyo bakora byinshi, hari igihe bakora ama business akunguka, bagatera imbere mu ma business, ariko nta bugingo. Yego, kuko twavuze ko Satani afite ubwo bubasha bwo guhamagara ubutunzi. Yego, kuko bimwe mu bintu agomba no gushukisha isi n'ubutunzi burimo. Abakozi b'Imana benshi baguye kubera ubutunzi, abandi batetse imitwe kubera ubutunzi, abandi bavuye mu byizerwa kubera ubutunzi, abandi bagurishije impano kubera ubutunzi, abandi bataye imihamagaro ya gishumba kubera ubutunzi. Kandi uwo ni umwuka uri sataniste, kuko Satani mu ntego ze ni ugukundisha abantu isi kugira ngo azashyane nabo. Ariko umwuka w'ubugingo, umuntu ufite ubugingo afite uwo mwana. Ufite uwo mwana ni nawe ufite ubugingo. Kandi iyo ufite umwana, hari icyo umwana akubuza.
hari ibyo umwana atakwemerera, hari ibyo umwana yanga. reka tunabwira abantu bateze amatwi gusenga everyday ikizakwereka ko ufite ubugingo. Nuza ukora akaha gato kumva ntabwo ubuze amahoro muri wowe. Yego. Ntuzavuge ngo urafite ubugingo. Ikigaragaza ko ufite ubugingo nimba hari n'akantu kinji ubura amahoro ukabona amahoro ari uko wihanye. Nubona ukoze ikintu nta mahoro ubuze, nta bugingo ufite. Uba warinjiye mu mugabane uri sataniste. Kuko urumva ngo aho umwuka w'Imana atari abantu bigira ibyigenge. Iyo wumva rero wakora ibyo wishakiye, ugasambana uko wishakiye, ukaraguza uko wishakiye, ukiba uko wishakiye, ugateka umutwe uko wishakiye, urajya gihonome. Nibyo mugomba kumenya, kuko turagira ngo bisobanuke, abajya mu ijuru bamenye ngo bari kujya mu ijuru, abajya kuri satani bamenye ngo databuja ni satani. Erega Yohana yarabivuze rwose, aravuga ngo icyerekana abana b'Imana n'abana ba satani abari bo, ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto y'Imana iguma muri uwo muntu. Hanyuma aravuga ngo umuntu wabyawe na satani akora ibyaha, kuko uhereye mbere na mbere satani akora ibyaha. Rero umuntu agomba kugenda azi ngo ndi umwana w'Imana cyangwa ndi umwana wa satani. Muve mu rungabangabo. Tugomba kubwira abantu tubabwiza ukuri. Muve mu rungabangabo. Umenye ngo data ni Imana cyangwa data ni satani. We gufata Imana ngo uyite so kandi atari so. We kwitwa kuri umwana w'Imana kandi Yesu azakubwira ngo imbere wankoze ikiwe sinigeze nkuma. Ibintu rero biranga abakozi b'Imana niho tugeze, twari twahereye ku rusengero. Abakozi b'Imana bitwa ko bari muri kizisata kiyobokamana, bakorana n'izindi mbaraga zitari z'Imana. Ibibaranga ni bitanu ngiye kubivuga. Icyambere, buri kintu cye cyose akibaramo inyungu ye. Gute rero? Umukozi w'Imana wese ukubwira ngo mbere yo gusengana nawe, mbere jewe guhura nanjye ni 50 cyangwa se 20, uwo muntu yavuye mu mugabane w'abana b'Imana. Kuko impano y'Imana ntigurishwa. Iyo mpamvu rero umukozi w'Imana ushobora gutangira kubwira amafaranga atarasenga, ntabwo ari umukozi w'Imana. Nemera ko ari kumuhanuza ashobora gusenga agahishurirwa ubufindo wakorewe, akakubwira ngo Imana ivuze gutya bikaba ari byo, akaba n'abandi bavuga ngo iravuze itavuze. Rero aha birabasaba kwitonda. Iyo babikubwiye ari Imana, nawe wumva ko ari byo muri wowe, uhamanya n'umutima nawe. Ushaka no kumubwira uti reka ejo nzabikora, ukabanza nawe ugasenga nijoro, ukavuga ngo Mana ayanyarekure cyangwa ne kuyarekura. Aho niho nagira ngo abantu bave mu rujijo. So twari turi kuvuga rero ibiranga abakozi b'Imana b'abanyabinyoma. Icyambere abanyabinyoma. Icyambere nuko bakurura bishyira ibintu byose. Indamu z'isi nizo zibaranga. Rero inyigisho z'ibinyoma nizo ziranga bene abo bantu, abo bakozi b'Imana bataye umuhamagaro. Ibinyoma ni ibiki rero? Nukuzana ibintu bitari muri Bibiliya. Nukuzana ibintu bitanditswe. Nukwigisha abantu ko hari nabo numva ngo bigisha ngo tuzaba ngo mu yindi si, ngo iyi si ngizahindurwa ngo tuba ariyo tubamo. Ngo aya mazu yose n'ayacu. Ngo aya mazu yose n'ayacu. Ariko ja. Ariko. Oya. Bibaye ari ano mazu turi kuruhira. Aya ngaya. Turi kuruhira. Nkurikije amacuma aba mu murimo w'Imana n'amabomba abamo n'ibibazo bibamo, ntabwo twakongera kwigisha. Twazamura inyubako zikomeye mu byari wacu tukazicaramo, ntidusenga 7, ntidusenga 3. Iyo ni inyigisho y'ikinyoma. Tuzaba mu ijuru ry'amajuru, tuzabana n'Imana. Inyigisho y'ikinyoma ya kabiri iranga bene abo bantu, bigisha
abantu ibijyanye n'ibikurura amarangamutima y'abantu. Byonyine gusa. Hanyuma icya gatatu, aba bakozi b'Imana n'ubundi n'indagarura cya kintu ntibashobora kuvuga ku byaha, kuko Timoteyo yavuze ngo nabo bafite inkovu z'ibyaha ku mitima yabo. Hanyuma tukiri aha, tuvuge no ku bakozi b'Imana bari basanzwe bakorera Imana bakadepera umurongo w'Imana, bitatu bisigaye bibaranga. Arangwa n'ubunebwe mu murimo w'Imana. Yego. Cyo ni icya gatatu. Ashaka kuvuga ngo tuzasengana. Ejo akakubwira ngo byahindutse. Ashaka kukubwira ati ndakuzamukira ibi n'ibi ndasenga ndagusengera, wamucunga neza ugasanga yibereye muri hoteli araryamye. Aba ni abanyabinyoma, ni abantu bashinzwe kuyobya umukumbi wa Kristo. Ni Kristo uri kuvugira muri twe mu mpuguro. Ikindi kibaranga nuko ibikorwa byabo bya buri munsi nibyo guteranya. Guteranya. Ejo bundi nasomye ibintu bitandatu birindwi biri mu migani Imana yanga urunuka. Uzi ko nasanzemo icyitwa ngo Imana yanga umugabo w'indarikwa? Ubwo ni abanyabinyoma, abantu bateranya abavandimwe, niko Bibiliya ivuga. Rero aba bantu bamaze kuyoba, icyabo ni uguteranya gusa. Ni uguteranya, ni ubuzima bwabo. Araza jye nawe agahita duhondanya imitwe, akadusenya, akagaruka kuri jye n'uriya akabakubitanya imitwe. Nibyo bibaranga rero. Icyanyuma cya gatanu, nindizere ko abantu babikurikiye. Icya gatanu, ntibapfa gusoma ijambo ry'Imana neza. Iyo arisoma araricurika, acurika Bibiliya. Niyo mpamvu mbasabiye umwuka w'Imana wihishurirwa mu mwuka, kugira ngo mubashe kumenya ibimenyetso biranga aba bantu bitwikiriye isura y'Imana, ari amasarigoma, ari amasegaryana, ari ibirura, ari abagome, ari abambuzi, ari abanyazi. Hanyuma tunanenga kandi noneho tuvuye kuri abo, tunanenga abantu mutacyumvira ijwi ry'Imana, ahubwo musigaye mukunda karabaye gusa. Uko umukozi w'Imana akwiriye gusenga ni nako umukristo akwiriye gusenga. Uko pasiteri akwiriye gusenga ni nako umuririmbyi akwiriye gusenga. Abantu musubire ku rufatiro musenga Imana ishobora byose. Mureke kumera nk'abafana, mureke fanatizme, mwegere Imana musenge namwe muhishurirwe. Yes. Hanyuma abanyakuri cyangwa se abatumishi bajya mu ijuru b'abanyabugingo, cya mbere kimuranga ni umunyamasengesho. Burya umuntu uri kujya mu ijuru, kuko urugendo rujya mu ijuru n'ugufata n'abadayimoni n'imirwano. Paul yaravuze ngo ndaterana ibipfusi ariko sindi nkusha. Ntabwo yabiteranaga nk'ukina karate, ahubwo ni mu masengesho, ni mu masengesho. Umukozi w'Imana w'ukuri uzamusanga mu bihe byiza byo gusenga. Ese wabwirwa n'iki umuntu usenga n'udasenga? Umuntu usenga yera imbuto, ari nacyo cya kabiri ngezeho. Yera imbuto zikwiriye abihanye. Kuri iki cy'imbuto Yesu nawe bamubajije ikibazo, n'ibi bihe duhagazemo. Abigishwa baramubwira ngo tuzamenya gute abantu bawe nyakuri tugendana nabo? Arababwira ngo muzabamenya ku mbuto zabo. Kandi tunibutsa abantu ko abakristo ntabwo ari Yesu wasize abise abakristo, ni abapagane babise abakristo. Ubwo intumwa zari mu ivugabutumwa zirimo zikorera Imana, abaturage babonye ukuntu bitwara n'imbuto bafite, babaza ngo bariya ni bande? Abaturage bakavuga ngo bariya bahoranye na Kristo ni abakristo.
Kristo, niho haturutse ijambo ubukristo. Urakoze mukozi Kubera w'Imana. imbuto. Urakoze neza mukozi w'Imana. Ukiri ngaho iri jambo ry'abakristo ryatangira ahantu muri Antiokia, kuko bakoresha ururimi rw'ikigiriki bavuga Kristo, abantu bumva bavuga Kristo. Yego. None abantu baravuga bati baya n'aba Kristo. Na iyo jambo nyiro icyo barimo bavuga ngo se mukozi w'Imana Yes. bari y'abantu n'aba Kristo. Abakristo. Rero umukozi w'Imana w'ukuri agaragara nk'uwa Kristo, Ego. agaragara nka Kristo, Ego. avuga nka Kristo, Atekereza nka Kristo. atekereza nka Kristo, Ego. agenda nka Kristo, Ego. yihangana nka Kristo, Ego. aha, akora imirimo ye yose ku murongo nka Kristo. Ego. Niyaba atarabigeraho 100%, ariko aragerageza muri bike ashoboye. Uyu muntu ntabwo agambana. Yego. Uyu muntu wa Kristo ntasaba ibiguzi, ntagira ishyari, ntagira ishari, nakorera ibintu kugira ngo abone indamu. Yego. Uyu muntu wa Kristo kizamukuranga ni imbuto. Uyu muntu wa Kristo ikizamukuranga ntabwo akunda kwishira hejuru, yicisha bugufi nka Kristo. Ego. Rero icyo ni icya kabiri, ni imbuto zimuranga. Ego. Hanyuma icya gatatu kiranga umukozi w'Imana nyakuri, nuko mu bintu byose abera abandi urugero rwiza, amera nk'ikibaho abantu bigiraho ibintu. Icyo kikajyana no gukomeza abandi no kwihanganisha abababaye, kuko uribuka ko Yesu yabwiye Petero inshuro 3 aramubwira ngo Petero urankunda? Petero ati ndagukunda. Yesu arongera aravuga ngo Petero urankunda? Petero ati ndagukunda mwami. Yesu aramubwira ngo nimba unkunda ragira intama zanjye. Umukozi w'Imana rero nyakuri, umukozi w'abandi. Icya kane nuko arangwa no guca bugufi nk'uko nabirimbi babwiye. Agutega amatwi, aciye bugufi, akakumva, kandi akaguha umurongo mwiza w'ubumana. Icyo cya kane rero ni nacyo abantu benshi Satani abarwanyirizamo bakagitakaza. Uzasanga hari umuntu uhamagara akakubwira ngo amavuta yanjye ntakora aha n'aha. Nahana amavuta ya Yesu nahana adakora. Ni kuzimu yageze yarakora, nta hantu atakorera. Uzasanga bari abavuga ngo twarazamutse, ngo ni turi mu cyiciro cyo kubwiriza ubutumwa ngo muri quartier. Dekada Satani yaguteje ubwibone, agukura mu mugabane w'abana b'Imana. Icyanyuma tunasoza kiranga umukozi w'Imana nyakuri, nuko imivugire ye iba ari imivugire mizima itarimo ubupagani, kuko buri hari imivugire, ari imvugo mu Kinyarwanda bita imvugo nyandagazi. Abo bo basigaye babyita ngo ni ibishego, kuko Kristo mu magambo ye yose yavugiye mu isi, n'abafarisayo baramutegaga imitego akayisimbuka. Yarinze ava mu isi, nta jambo bamutegeyemo ngo barimufatiremo. Ubwo wibuke ko ngo bashaka no kumurega ibirego kwa Pilato, Ego. ngo bashatse ibyo bamurega barabibura. Ego. Bahita bajya gushaka ikirego cyuko yari yavuze ngo basenye urusengero rw'i Yerusalemu ngo warwubake mu minsi 3. Barabicurika baravuga ngo niko yavuze, kandi we yari ahanuye avuga ngo ndababwiza ukuri ko muramutse mu rusenge murukuyeho ngewe narwubaka mu minsi 3. We yaravuze urusengero rwitwa umutima w'umuntu, inyubako azubaka mu rupfu n'umuzuko bye. Bo rero babishyira mu mubiri. Rero biravuze ngo mu mvugo y'umukozi w'Imana nta nyandagazi ibamo. Harabonye numva ngo banyereye ngo bagize gute. Oya, niyo ugiye kunyerera umwuka wera agufata utaramara gusohora, akakubwira ngo no, watangira kuvu akaba gufasha umuntu kugira ngo izina ry'Imana ritagira gute
ridatukwa. Umukozi w'Imana nyakuri ntabwo yivuguruza ku by'Imana yamutumye. Tujya tubona bivuguruza ku mbuga nkoranyambaga, yagera kuri message Imana yamuhaye akayideviye ntavuga ukwiri. Ejo baratangiye ati jewe nari mpfuye. Oya, ba Petero bemeye gupfa bazira ukuri. Niba wari upfuye ariko uzira ukuri, wari urokoye benshi, wari upfuye nk'umusirikare w'ubwami bw'Imana. Rero umukozi w'Imana ntiyivuguruza. Iyi Imana imutumye iramutuma, akavuga akagenda. Nta gihe uzampamagara kuri iyi kamera ngo nze kudefanda ibyo navuze mu gihe bitabaye. Niba bitabaye, ijuru rifite uko ryakoze, cyangwa se nabo twatumweho bihannye baca bugufi, kuko Imana igihindura ibyari ibyago ikabigira umugisha. Ariko nimba nahanuye ngo abantu ni beza, niyo nashyirwaho iterabwoba ringana gute, sinagaruka ngo nsenye bwa butumwa navuze, ngo mvuge ngo nimureke kwezwa, urabona ngo ni igihe. Oya, ni ubutumwa. Hanyuma hari abantu bakunda kubyitiranya iki kijyanye no kuvugisha ukuri kw'Imana. Ibarinde. Ukiri aho umukozi w'Imana, wari utubwiye yuko wigeze uhura n'inkoni y'Imana. Ese watunyurira muri make? Byaba ari igisata cy'ubuhamya gato cyane. Ubundi jye narabibabwiye, nari umudivantiste. Yego. Hanyuma urumva umudivantiste aba afite inyigisho yigishijwe n'idini. Yego. Kandi kuzirekura biba ari ibibazo. Umudive, umuyisilamu, umuyehova, abo bantu batatu iyo bahindutse abarokore baba bahuye n'Imana mu buryo budasanzwe. Umuntu wabaye umupfumu, umuntu wabaye indaya, umuntu wabaye umujura ukomeye, abo bantu iyo bahindutse bahinduka bahuye n'ikiganza cy'Imana. Ndaryama icyo gihe ndabyibuka, nari umudive, ndota nyoboye abarokore, abantu bambaye udutambaro. Ndangije ndabyuka ndatokeje, kuko nari naratojwe ko niryo dini ryonyine rukumbi riri kujya mu ijuru, kandi mvuka ntozwe iyo nyigisho. Imana intumaho rimwe kabiri, wapi ndaninira, ifunga amayira yanjye yose ashoboka yo kwakiriramo, inyohereza kuba mu buvumo. Mu gihe abandi bari kujya kuryama, njyewe nkasesera mu mwobo nkajya kuryama muri uwo mwobo. Mfite amaboko abiri, ndi mutoya, narize imyuga, nzi gukora, inzira zose zirimbana. Ubwo buvumo namubazemo hafi umwaka. Ubwo urumva nahuye n'Imana mwaho ngaho. Rero sasa ni ubuhamya burebure, ntabwo nshaka kubujyaho. Hari ibindi bihamya nkeneye, ubu sindagera igihe cyo gutanga ubuhamya. Ariko nuko mwari munsabye ngo mbabwire uko Imana ihura n'umuntu. Rero hari uw'Imana ihura nawe ifunga ibye akabura amayira. Hari uw'Imana ihura nawe imurekurira kanseri kugira ngo akizwe. Hari uw'Imana ihura nawe ikamushira muri gereza akajya kwigirayo. Hari uw'Imana ihura nayo yazibye inda ibyara. Urugero nka Hana, buriya yari yahuye n'Imana izibinda. Rero inkoni y'Imana, Imana iyirinda abera, mujye mu murongo muzima Imana ishaka. Barimo babwira abantu bahanura bakongera bakaza bakavuga ngo ubuhanuzi bwestaye, extraction y'ubuhanuzi bwapangiwe, ubuhanuzi bupanze, bwapangiwe, ngo nahanuriye uyu, ngo nagize. Oya, noneho hariho kuvuga ngo rero Imana ibaha umugisha, Imana ibane namwe, Imana ibigisha uko mugenda, Imana ibarwanirira intambara nziza. Ubwo urakoze umukozi w'Imana. Tugana ku musozo w'ikiganiro, wagira inama abantu bayoboye amatorero, wagira inama abantu basengera muri zisengero wavuze atari iz'ukuri, wagira inama abakozi b'Imana b'ukuri n'abari muri zisengero wavuze z'ukuri, ikigaragaza ko bari mu z'ukuri, inama wabagira niye?
inama zo z'abayoboye amadini ntabwo bakunda kuzumva, nta byo kubataho umwanya cyane, kubera ko umuntu iki gihe ari kwirata imyaka amaze mu muhamagaro, ahubwo nabaha message mfite, yego nuko Imana ije kubamanura. Kuko kumva bwo banze kumva, biringiye amafaranga, biringiye imitamenwa bazamuye, ifatiro zabo zirasenyutse. wakumva buno butumwa akihana, ese Imana yamubabarira muri aba bantu? Uwakumva ubutumwa ashaka kwihana, yego azamamaga ko iby'abatambyi bivugirwa mu ibanga, yature musengera Imana, muhe n'umurongo agomba gukoreramo. yego Ariko mu bya rusange bwo Imana yambwiye ko imitima yabo yamaze kuba kahebwa, yamaze kuba nk'iya Farawo, nk'iya Sawuli, nka Farawo, ibintu nk'ibyo. Ngo rero Farawo nta kindi arindira, ni inyanja itukura, ni ukumira nkeri, ni ukurindira ifaranshi, ni ukurindira igare, akamira na nkeri naryo. yego Rero urumva abantu bafite ibintu bamaze kubaka bitasenyuka, batasenya, batahirika. Urumva umuntu uvuga ko ashumbye akaba afite abagore nk'umunani, gusa urumva uwo wamugira inama kuri YouTube nuvuga ati genda wamusaziwe. Imana imanuye ikibando ije kubamanura, kandi ibyo muzabibona, ibyo muzabibona. Imana igiye kwanika noneho, kuko yarihanganye, yarabihanganiye. Ubwo rero abo ntibataha umwanya, abo sinirirwa mvuga byinshi, kuko erega bica ibyo bazi. Inshuti yanjye, wowe uragira inama umuntu wica ibyaze? Ubu hano twicaye hano hepfo hari umukingo, ubu waca kuri uyu mukingo utawubonye? byashoboka. Aba bagabo bahagurutse bavuzikanye n'Imana, bageze hagati barabideviye ku bushake bwabo, kubw'impamvu zabo, bajya gushaka izindi mbaraga, kubera batacumbije iby'Imana. Ndetse umuntu arahagarara ku ruhimba akarwanya abahanuzi yitwa ngo ni umukozi w'Imana. Iyo urwanya umuhanuzi, icya mbere uba urwanya Yesu, kuko Yesu niwe muhanuzi mukuru. Ibyo abantu bajya babimenya ko ibintu Yesu yahanuye byose akiri mu isi, ubu bimwe twabikandagiyemo, hasigaye ibyahishuwe, tukinjira muri byo neza. Rero ugasanga umushumba wawe arasenya abahanuzi ku ruhimbi, ntacyo bamaze. Nyine urumva icyo asigaye ari cyo nyine, ntacyemera ijwi ry'Imana. Kandi Sawuli atacyemera ijwi ry'Imana yagiye kuraguza. Nta byinshi, gusa muraje mubibone. Bamwe mugiye kurwara indwara zikomeye nimutiyeza, abandi impanuka zirabakoramo umukwabo. ngo iki? Mwatambye abandi, namwe mugiye kuba ibitambo. Rero sasa Imana igiye kubemeza, ibashyiraho mwashyize abandi. Fuza abantu zirimo zirahahamura abantu. Rero abo tubihorere. Hanyuma ubwo uwumva ipfu byumvira mu rusaku. Hanyuma reka ngira inama, intama nizo akenshi zumva impuguro. Abantu bari muri za sengero twavuze zitabigisha iby'ubugingo, zitihanisha ibyaha, icya mbere nabagiriye inama ko uyu muntu witwa umunyabugingo ukimara kumva ibintu ubwiye, sohoka muri buriya bakarudaya. Shaka ahantu hari inyigisho nzima, shaka abakozi b'Imana b'ukuri barahari, shaka abapastori b'ukuri barahari bakwigisha ijambo ry'Imana, ukava ku mubatizo ukazamuka ugatumbagira. Hanyuma kandi wireba ngo uyu nguyu, kuko hari imyuka babateye ituma mubiruka inyuma nanone. Gusohoka si ugupfa gusohoka waragiranye igihango nabyo, nuko urasohoka wabanje gusenga. Inama ya mbere nuko urafata amasengesho y'iminsi 2 uvuge ngo ntandukanye n'ibintu bitambwira kwiyeza, ntandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose kitambwira ijuru, kuko ijuru riraryoshye kandi abera barenda gutaha. Aba kabiri ni abantu bavuga bati twebwe ibyo byo kuvanga ijuru ntiturishaka, turishakira ubutunzi gusa. Ubutunzi muzamubona pe, ariko muzirikane ko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Inama nabagira, mugende mwicare mubyigeho neza. Kubyigaho ni gute rero? Umuriro w'iteka uzatwika uzabaho, urabyigaho gutya.
niba wiyemeje kuzawujyamo tangira witoza uko uzashya. Urabyitoza ute? Ufata ikibiriti ucana umwambi ukozeho gatoya wumva ukuntu umuriro umera, cyangwa se umuntu wigeze guteka agakandagira mu gashirira gatoya, wumve nimba uzabibasha guteka. Niwumva utazabibasha wifa n'abajyakuzimu bareke bazashye bonyine, kuko umuriro utwika uzabaho. Ntiduciye iteka kuko umuntu agihumeka amahirwe arahari yo kwihana. Yesu ateze ibiganza, ngwino winjire kwa Yesu. Abandi wambwiye kugira inama n'abahe? Tumva arabo abandi nakubwiye kugira inama ni abakozi Imana bakiri mukuri, inama nayo wabagira. Batumishi rero mu gihe hagaze mukuri, murabizi ko tubiziranyeho mu kirere cy'umwuka ko turi kuraswaho amabombe menshi, turanzwe, isi ntidukunda, ariko nta naho Yesu yigeze adusezeranira ko isi izadukunda. Bazatwanga. Ndabasaba ikintu cya mbere, mureke twongere twinjire mu masengesho yo kwiriza ubusa, twongere turara amajoro mu byumba byacu dusenga Imana. Imana igiye kutumanurira imbaraga zimira izindi mbaraga. Inama ya mbere nuko twasenga. Inama ya kabiri ku bakozi b'Imana bahagaze mu kuri, mwiyoba mbere yuko ujya kubwiriza muri church ahantu runaka, jya ubanza usenge wumve niba Imana ibikwemereye, nibikwangira ubyihorere, kuko benshi murimbukiye ku bututi bw'abakabariste. Byo tuzabivugaho ubutaha. Abandi mwahawe ibiguzi mugurisha umwuka w'Imana, wowe ugira ngo baguhaye impano, kumbi barakurangije mu isi y'umwuka. Icyo kintu utwaye nicyo bazajya bagukontororeramo. Izo mpano mwagiye mwakira zimwe na zimwe zitavuye ku Mana, hari ibiguzi mwakiriye, mwakiramo n'ibibembe. Muhamagare tubakore deliverance, kuko Imana yahishuye ko bamwe mwarahumanye, mwagiraga umwuka w'Imana, ubu usigaye ujya kubwiriza ukishaka ukibura, ugasigara uri wo gusetsa gusa abantu. Rero inama ya mbere no gusenga, ya kabiri ni ukwirinda aho mujya, kuko abakozi b'ibyaha n'abakorera Satani bazarangira isi irangiye. Tugomba rero kwiga uko tubaho nuko tubabamo. Ikindi mwirinde uko mugenda, mwera imbuto zikwiriye abihannye. Ibyo ndabibabwira nanjye mbyibwira mu izina rya Yesu, amen. Urakoze mukozi w'Imana. Dusoza tukora ku musozo, wasengera umuntu yumvise ubuno butumwa akabafasha icyemezo cyo guhinduka. Shobora kuba yumvise ubutumwa bwose akaba atsinzwe, akabona ko ari aho yadeviye, nawe wagusengera aho yaba ari hose. Nimero wazitanze by'umwihariko, bazagushaka ubasengera Imana. Imana igomwisha mukozi w'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ishobora byose. Sengeye umuntu umanitse amaboko agaba atsinzwe n'urubanza, reka imbabazi zawe zimubeho, reka imbabazi zawe zimukoreho, reka imbabazi zawe zimugereho, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dushimire inshuti zacu za Gusenga everyday mubana natwe, tubabwira ngo Imana ibamugisha. Dushimire umuntu yabanye natwe, dushimire umuntu yakanze subscribe. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga everyday, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo uzaze ubone ibiganiro byacu bitakugoye. Kuri Gusenga everyday rero by'umwihariko hari inyigisho udashobora kubona ku yandi macano. Kuri Gusenga everyday ushobora kubona inyigisho za doctrine, icyo bita inyigisho shingiro, ni inyigisho 10. Ushobora kubona inyigisho za Bibiliya, ushobora kubona inyigisho za theology, inyigisho zo kumenya Imana, ushobora kubona inyigisho zivuga kuri Yesu, Christology, ushobora kubona inyigisho z'umwuka w'irizo bita pneumatology, ushobora kubona inyigisho bita anthropology, ushobora inyigisho z'umuntu, ushobora kubona inyigisho za angelology, inyigisho z'abamarayika. Kuri Gusenga ushobora kubona inyigisho z'icyaha bita haramatology, ushobora kubona inyigisho bita historiology, inyigisho z'agakiza. Kuri Gusenga every ushobora kubona inyigisho za exatology, inyigisho za z'ibihe bya nyuma.
kuri gusenga evi ushobora kubona za ekerezioloji, ushobora kubona inyigisho z'itorero, izo nyigisho zigize dogitrine ushobora kuzibona ntahandi wazibona kuri gusenga everyday. Kuri gusenga evi ushobora kubona igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, kuri gusenga evi ushobora kubona ubusobanuro bw'inzozi bishingiye kuri Bibiliya, kuri gusenga wabona n'izindi nyigisho nyinshi zitandukanye. Rero rarikira abandi bantu bakunde yicano ya gusenga everyday, muzahabona inyigisho nziza cyane, muzahakura mu buryo bw'umwuka. Imana ibamugisha mukozi w'Imana, turagushimiye cyane, tugushimira ko wabanye natwe witabira ubutumire. Imana igumugisha cyane ko wemereye umwuka w'Imana. Amen, amen. Reka dushimire namwe mwese inshuti zaguse, tubabwira ngo ikiganiro nawe ubutaha. Shalom, shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.